uko fresh man. Cyane kamigo wallahi. Yaje sasa. None se man. Nagushakaga. Arambuze se wallahi. Narakubuze je mujye nakumwabuze man. Uba hehe ko. Bara nta muntu hari nkanje man. Wallahi je narakubuze. Wamburiye. Mbara kanu je cako. Kagagise. Wenda shaka kumfasha nje urabizi nyine ko nta bintu byo kwijajarangira. Cyane ejo bundi nari naterese nanga. Kimwe cyanyemereye ko uyu munsi turi buhure. Surprise. Twone harano ari bugiye. Ikintu nyine ngira ngo mfashe. Ndajya nyine bize mara. Ngayibazo wala none si umbonyemo isoko ara cyangwa iduka. Oya nyine ntago ari iduka. Ngabura n'ikindi gazimarira na mani. Nyine wewe urangiza kagapantaro kawe kagakara. Ngigendere nyine ngiye niri cyane nabe. Umuntu azajya kwishopinga ajya kwimanuza cyangwa imuhenze abona abantu b'abatipe nkamwe muza mutira. Oh shit. Umva se adi. Wimfasha mani, fasha rya none walaye. Wimfasha irya none ubundi. Umuntu agutije se nawe ugatiza undi mana. Wanje na undi muntu natiza uko cyangwa cye bakima fresh ndakikuzanira nta kindi kintu gihindutseho. Ntabwo nje na undi muntu ati kujya unabyemera. Nta nivumbi. Wenda nyine ivumbi ryo rishobora kujyaho kubera nyine ahantu umuntu aba ari buce. Ariko ndabizi ko tubuca ahantu mu gakaburimbo nta birenze. Nyuma y'amasaha nzeta nguzanira ibyawe. Ubundi se nk'icye cyangwa cyandisha. Naguze byinshi cyane urabize ejo bundi mviye iri ahirya narahashye wallahi. Nyine wewe ikintu uri bunkorere andisa kagapeti kawe kagakara. Kakandi ejo bundi nasohokanye mani kamenze. Fo nakuga ko nta kandi niko nshaka. Nagakize. Ikindi kintu gira n'iki. Yangu fero y'umukara yawe urayifite. Nawe nayireba ari kuri kungora mani uri kungora. Akasubwo si ibyo ngibyo. Nari nibagina kagapira kawe kagakanda gashaka. Bazi nk'uvaze kuva hasi kugeza hejuru mani. Oya ibyo nta birenze mani uko. Wumve ko ari inshuti ngiye guhura nayo mani. Umukunzi burana ikintu kiba kigoranye mani. Wemfashe irya none gusa. No nacyo we reka njye kutukureba sawa ariko isaha imwe itunganura ibyaje fresh no ahubwo iyo saha iminota 20 we vuga iminota 30 yonyine suko se mwemeza ibintu nimo bikora ubwo admin tari waje nyine harakandi kantu nyine chapa no kugufasha gaje dore nkubona nyaga telefone kameze fresh barashopinze najya muze no ku telefone naho nkaguti akanje karamenetse nawe nari wenda bigukorera rwari mwe Yawugo kiragace wala usiniguse wala emyane kwa miguu wala sawa reka njye nana nkagushiturire ariko uzirikana mabo kirava kabisa Wallahi atiwe mbere asumye wallahi nani bindi wallahi ndakuvaje wabonye none umukara ewana shaka complete surprise wetonze ho gato wetonze wa birasiko ndari kaki kena gusabye umukara ko nari umuntu azagira kubavaza mujye no gukontorora nari nose aga telefone sa dore mwina agakapu k'umukara nako ubundi uza umukobwa azakwana besh kapo ari tupe ko mo Thank you.
Surprise! Se ufite ikihe kibazo ntabwo uzi kwambuka umuhanda oya use kwambuka umuhanda moto kureba hepfo n'uruguru ukambuka icyo ni ikibazo urimo urahubuka warangiza ukankungana kandi imodoka birakujya ko na ruguru ntabwo nene sinabwo ukambuka byanangongera ukanamuka byanangonga ukamuka gusa ushobora kusiga mu kabari ukangurira ukanigendera ngo watinyiga amabawunsi ange kigosi birumva njye nabyihangana ntabwo natinya amabawunsi ariko nareba uno muhanda ibimodoka birimo biraza kimwe bimwe bituruka nene si wowe ufite ikibazo ndagufata ngo twambuke ufite ikihe kibazo oya ibyo ngibyo ntabwo byumvikana wifunze cyangwa ubwo ni ukubona ugenda gusa ntabwo kwambuka umuhanda umva njye ntabwo nabyumva ukuntu utasi kwambuka umuhanda gusa ibyo ntibishoboka let's break up ntabwo nabyemera gukundana n'umuhungu nkawe ndanigendeye njye ntabwo jama yanije agasaha agatelefone agakweto agapira none umwana arankati se kuko mana ari imodoka ari ako naho ritarimo abantu